muri iki cyiciro cya gatatu cy'isuzuma nagizemo iyerekwa neretswe ikipe y'umupira w'amaguru, mbona umutoza, mbonamo abakinyi, mbonamo abafana, mbonamo n'umuzamu. Ku ruhande rwaho naje kubona icyo bita y'icyo kibuga ni umupira, mbona ambulance yicayemo abaganga, mbona n'impapuro eshatu. Impapuro eshatu zari impapuro, mbona ikarita y'icyatsi kibisi, ikarita y'umutuku n'ikarita y'umuhondo. Imana irambwira ngo mbabwire nti abantu ko ntaho bazacikira urukingo, ahubwo izarubarindiramo. Uru rukingo ntaho uzarucikira, kuko ni itegeko kandi bigomba kubahirizwa, kandi ku bantu bafitanye amakuru n'ijuru bamaze kwikingiza, nk'uko yabikoreye Meshake, Saduraka, Bidenego. Utaba maso bizamugora kurubona uru rukingo, ruzamugora kurubona utazaba maso, ngo kandi inzira zose zizafungwa kuri we. Mu yandi magambo, Imana irambwira ngo utaba maso azajya muri lockdown ya vaccine. Imana yarantegetse, irambwira ngo inze nongere nibutse abantu bose ibintu bigera kuri 2. Ishyano rya mbere ryashize, dore ayandi mahano 2 avuza impanda, numva ijwi riva ku mahembe 4 y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira Afrimax TV. Muri uyu mwanya tukaba twongeye kugira umugisha wo kwakira umwe mu bakozi b'Imana iri gukoresha imirimo hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Aho mu minsi yashize ngira ngo muramubona, musanzwe mumuzi. Twamwakiriye kuri Afrimax mu kwa 4 ubwo yarajanye ubutumwa bw'Imana Imana yari muhaye, ngira ngo mwaramumenye. No mwe mu bamama twavuze ko, cyangwa se batubwiye ko avuye mu ijuru, yaravuye kubonana n'Imana. Imana hari ubuhamya yari muhaye cyangwa se ubutumwa yarazaniye abanyarwanda. Turabakiriye kuri Afrimax TV. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Hari abantu bagiye gukurikirana kino kiganiro bwa mbere, mwatangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze, amazina ni MUKALIBIYA Pasikazi, ndi umubyeyi, ndubatse, n'umutware turi kumwe, hanyuma sengera mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR. Ubushize mwaje hari ubutumwa Imana yari bahaye, kuri uyu munsi turi kwibaza ese noneho ubu ngubu mugiye kubwira iki abanyarwanda badukurikiye? Murakoze, si n'abanyarwanda gusa, n'abantu bose Imana yaremye muri rusange ndabutambutsa, kandi by'umwihariko Imana yongera kumbwira ngo subire hahandi kandi nibwo buryo ki nagarutse kongera gutambutsa ubundi butumwa Imana imaze igihe intekereye, kandi si igihe gito nta nubwo ari n'igihe kinini, ariko igihe cyabwo ni iki ngiki. Imana iduhana umugisha. Murakoze, reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ni wubahwe. Kuba turiho ni wubahwe. Kuba waraturinze muri iyi COVID-19 ni wubahwe. Waduhaye ubuzima ni kado ikomeye cyane, ni wubahwe. Nubwo hari abandi twabuze, byose byakozwe mu mugambi wawe, ni wubahwe. Kuko ijambo ryawe riravuga ngo mu byiza no mu bibi tujye dushima. Rero ndagushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Wongeye kunyemerera umpagurukije n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose, kongera kuza kuvugira ibyawe imbere y'amahanga. Nyemerera Kristo, muntu wese uzakurikirana n'ukurikirana Afrimax yumve ubu butumwa, ahindurwe n'umuburo wawe, kandi nanjye naba ari njyewe, ahubwo wewe wenyine gusa wikorera umurimo. Duhamagaye Imana mu bwami bwayo kugira ngo imanuke, twebwe twese abo yaremye itarobanuye ku butoni, tubashe kumva no gusobanukirwa ibyo udushakaho.
urakoze mubyeyi, urakarama, ntaba ari njyewe Mukalibiya, ahubwo izina ryawe ryamamare kandi ryogere ku isi yose none n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu, amina. Bakunzi b'umusaraba, nshuti bavandimwe, mwebwe mwese mukurikirana Afrimax TV mu bihugu bitandukanye, ndagize nti amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amen, amen. Ndi hano rero mfite ubutumwa Imana yarantegetse, irambwira ngo inze nongere nibutse abantu bose ibintu bigera kuri 2. Kintu cya mbere yarambwiye ngo nongere nibutse abantu icyo bita icyaha, irongera irambwira ngo nibutse abantu icyo bita urukundo. Icya mbere rero icyaha, Imana yarambwiye ngo mbwire umuntu wese ko icyaha ari ukugomera Imana, icyaha ari ukunanirwa kumvira no gukurikiza amategeko y'Imana. Icyaha ni ukunyuza ukubiri n'ubushake bw'Imana, ni igikorwa cyangwa se igitekerezo gihabanye n'ubwere no gukiranuka by'Imana. Icyaha kandi ngo ni indwara y'umutima, kugira ngo umenye ko ariyo Imana yarambwiye ngo nzabasomere muri Yeremiya 17:9. 17:9 haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira, ninde ushobora kuwumenya ukuri? Aho niho Imana yambwiye gusoma. Niba indwara y'umutima ituruka ku cyaha, iyo ufite icyaha umutima uburwayi. Imana iti benshi mwanze kwivuza imibereho yanduye. Icyaha ni imibereho yanduye mu buzima bw'umuntu Imana yaremye. Irongera irambwira ngo icyaha kibasha konona umuntu wese, ubuzima bwawe bwose uko uri kose, igihimba cyawe cyose, burya icyaha gishobora kucyonona. Icyaha kandi ni ibitekerezo cyangwa se umutima ndetse n'ibyifuzo by'ubushake bw'umuntu. Bivuze ngo iyo ufite icyaha ibitekerezo birapfa, umutima ugapfa, ndetse n'ubushake bw'umuntu bwose bugapfa. Kubera iki? Icyaha. Imana yongera kumbwira amagambo ari mu Baroma igice cya mbere umurongo waho wa 28. Abaroma igice cya mbere, Abaroma igice cya mbere umurongo wa 28 haravuze ngo kandi ubwo banze kumenya Imana nicyo gitumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye, buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorero. 30 n'abatukana n'abanga Imana n'abanyagasuzuguro n'abirarira n'abahimba ibibi n'abatumvira ababyeyi. 31 n'indakurwa kwizima n'abava mu masezerano badakunda ababo n'intababarira. Nguko uko Imana ivuga ngo icyaha gishobora guhumisha ubwenge. Imana idutabare cyane. Yongera kumpa mu Befeso 4:18. Mu Befeso 4:18 haravuga ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo, byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Umurongo wa 19 ukavuga ngo kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Abo ngabo biyeze bihane bazibukire icyaha.
icyaha kandi ni ukononekara ubwenge n'umutima. Imana ima amagambo ari muri Tito igice cya mbere umurongo wa 15 haravuze ngo byose biboneye ababoneye, nyamara nta kiboneye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. 16 bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo ni abo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Imana iti mbwira abantu ko nibatihana barimbutse. Imana idutabare kandi buri wese yihane icyaha. Imana ntangaze ko ijuru rihari no kurimbuka ko guhari, ngo abumva bumve, abaceceka namwe muceceke. Imana ije kugaragaza ukuri mu bantu mu isi yose, ngo waba ukomeye waba woroheje nutihana uzapfa. Imana iraje igaragaza ukuri kwayo nk'uko yavuganye n'umuntu wese ibihe byose yabayemo. Impa amagambo ari mu byahishuwe, igice cyaho ni icya 9. Ibyahishuwe 9 umurongo waho wa mbere kugera kuri 21 haravuze ngo impanda ya 3 ariyo shyano rya mbere. Marayika wa 5 avuza impanda, mbona inyenyeri ivuye mu isi, ivuye mu ijuru. Mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini. Izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikoropiyo zo mu isi zibasha gukora, ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica keretse kubababaza amezi 5, kandi kubababaza kwazo gusa no kubabaza kwa sikoropiyo iyo irumye umuntu. Muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Ishusho y'izo nzige yasaga n'ifarashi yiteguriwe intambara. Mu mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ah'abantu, kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore. Amenyo yazo yasaga n'ay'intare. Zari zifite n'ibikingira ibituza bisa n'ibyuma. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagare akururwa n'amafarashi menshi yirukanka ajya mu ntambara. Kandi zari zifite imirizo nk'iya sikoropiyo, zifite n'imbori mu mirizo yazo. Zihabwa kubabaza abantu amezi 5. Zari zifite n'umwami wazo ari we marayika w'ikuzimu, mu ruheburayo witwa Abadoni, naho mu rugiriki witwa Aparuwoni. Ishyano rya mbere ryashize, dore ayandi mahano 2 avuza impanda. Numva ijwi riva ku mahembe 4 y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa 6 ufite impanda riti, bohora abamarayika 4 baboheye kuri rwa ruzi runini Ufurate. Nuko abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorewe kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Umubare w'ingabo
zarwaniraga ku mafarashi wari uduhumbagiza 200, umubare wabo narawumvise. Kandi nerekwa amafarashi n'abari bayicayeho, bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro na huwakinto n'uw'amazuku. Imitwe y'ayo mafarashi yasaga n'iy'intare, mu kanwa kayo havagamo umuriro n'umwotsi n'amazuku. 1/3 cy'abantu cyicwa n'ibyo byago uko ari bitatu, ari byo umuriro, umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo mafarashi. Kuko akanwa kayo n'imirizo yayo ari byo byabashishaga kurwana, kuko imirizo yayo isa n'incira ifite imitwe, kandi niyo arwanisha. 21. Nyamara abantu, muceho akarongo cyane, nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoki zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kurenga cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe ngo bihana ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura. Imana ihe buri wese kwitekerezaho no kumvira Umwuka Wera, akihana, akirinda, akaba maso. Imana irambwira ngo mbwira umuntu wese ngo haragowe abanyabyaha banze kwihana, ngo barandure za kamere zabo, abo Imana itumye ingabo zayo kugira ngo bahure nayo. Abantu badafite ikimenyetso cy'Imana akabo karashobotse. Umubabaro mwinshi kubanze kwezwa ngo bave mu cyaha. Icyo ni icyiciro kijyanye n'icyaha. Icyiciro cya kabiri ari cyo kisobanura urukundo. Imana yarambwiye ngo amategeko yayo ni 10, ngo kandi ngo mu mategeko yayo 10 akubiwemo amategeko 2, ari cyo Imana ishaka kongera kwibutsa abantu isi yose ku kintu bita urukundo. Imana irambwira ngo sobanurira abantu ko gukunda Imana n'umutima wawe wose, ubwenge bwose bishatse kuvuga iki. Niko Imana ibaza wowe, gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose wumva ko bishatse kuvuga iki? Icyambere ni uguhirimbanira gukora ibishimisha Imana kandi bikayihesha iki? Icyubahiro. Imana irambwira ngo mbaze umuntu wese ngo ese murabikora? Akabazo. Kabiri ni uguhirimbanira kuyumvira ku manywa na nijoro. Imana irambwira ngo mbaze ngo umuntu wese ngo mbese wumvira Imana yakuremye? Ni ukwishyira mu maboko y'Imana kugira ngo igukoreshe icyo ishaka. Imana irambwira ngo mbaze umuntu wese ngo ese uri mu biganza byayo? Aho wagiye ari kabazo. Ni ukuyiha umwanya wa mbere mu bugingo bwawe, kwemera kuyoborwa no gutegekwa nayo, ntiwigire ikinanira Mana. Imana irambwira ngo mbaze umuntu wese ngo urabihamya? Icyo ni ikijyanye no gukunda Imana n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Kabiri, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana irakubaza ngo uzi icyo bishatse kuvuga? Icyambere, icyo ushatse ko abandi bakugirira nawe ukigirire abandi. Mwese murabihamya? Akabazo. Kabiri, gukorera mugenzi wawe ikintu cyose cyatuma akomeza urugendo rugana mu ijuru. Mpabwa ijambo riri muri Yohana 13, Yohana 13, Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 13:3-4. Haravuga ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. 3:5. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Aya niyo magambo Yesu yavuze. Yararimo akubwira ku kijyanye n'urukundo, gukunda
mugenzi wawe no gukunda Imana mu mategeko abiri yose muri rusange. Imana irambwira ati mbwira umuntu wese ko ikimenyetso kigaragaza ko uri umwigisha wa Kristo ari urukundo, kandi ngo ab'Imana n'abasatani ikimenyetso kibatandukanya nabo ni urukundo. Icyo ngicyo nacyo Imana yagiraga ngo ikwibutse urukundo, wihane ukimara kumva ubu butumwa. Imana irongera irambwira ngo ije gusuzuma. Muri iki cyiciro cya gatatu cy'isuzuma nagizemo iyerekwa. Iyerekwa naheretswe ikipe y'umupira w'amaguru. Mbona umutoza, mbonamo abakinyi, mbonamo abafana, mbonamo n'umuzamu. Ku ruhande rwaho naje kubona icyo bita y'icyo kibuga ni umupira, mbona ambulance yicayemo abaganga. Mbona n'impapuro eshatu. Impapuro eshatu zari impapuro, mbona ikarita y'icyatsi kibisi, ikarita y'umutuku n'ikarita y'umuhondo. Hanyuma muri ayo makipe, ikipe ya mbere yari ikipe y'abubatsi ingo. Ikipe ya kabiri yari ikipe y'abakozi b'Imana ingeri zose, kwitwa kuri umukozi w'Imana. Hanyuma ikipe ya gatatu ni y'umuntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye haganjwemo n'urubyiruko. Uwanyerekaga izo kipe yanyeretse ziriya karita eshatu nababwiye: icyatsi kibisi, umuhondo n'umutuku. Icyatsi kibisi ngo gisobanura umukinyi ukiri mu mukino, ugikomeje mace, utaragirwaho n'umugayo. Hanyuma umuhondo ngo usobanura umukinyi ushobora kuvanwa mu kibuga ariko agifite andi mahirwe ya kabiri. Hanyuma umutuku ni umukinyi wirukanywe mu mupira cyangwa se mu ikipe bitewe n'amakosa ye. Hanyuma ikipe ya mbere y'abubatse, ndabwirwa ngo mwakomerekeye mu kibuga, murahisha, mwambara birebire, musenya ingo mudasohotse mu mazu yanyu. Mu yandi magambo mbwirwa ngo mwanze kwivuza. Abubatsi ingo hari ibyaha Imana ibabonaho mu ngo zanyu, kudahuza ibintu byinshi, nyene kuba warakomerekeye mu iyi kipe wajyanywemo yo kubaka urugo, hanyuma ugahisha, ukanga kwivuza, ukanga kwihana. Ngo none dore Imana ije gusuzuma irebe icyateye izo ngo icyo kibazo. Imana iravuga ngo kandi ibyo mwihishanye byose dore ibishize ku karubanda. Mu yandi magambo Imana ije gutwikurura ingo za bose, itarobanuye ku butoni. Urugo nyene rurimo umugabo n'umugore n'abana, cyangwa se urwubatse vuba ariko rudashaka gukizwa ngo ruvurwe nk'uko ambulance na muganga bahari. Ati kandi dore kuko mwahaye Satani urwaho, dore abashize ku karubanda. Ingo zigiye gusenyuka kuruta uko mwari mubizi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo abasenga musenge cyane, uzayoboza Imana inzira izamurokora. Muganga ni Yesu, niwe ufite umuti, niko Imana yambwiye gutangaza. Ikipe ya kabiri ni ikipe y'abakozi b'Imana ingeri zose, abavuga butumwa, abahanuzi, abaririmbyi, ukuri kose kuba witwa umukozi w'Imana. Nta kipe igira ikiyiranga cyangwa se ngo igire ubundi buhanga, bose abari amahirwe. Mbese mu yandi magambo nta kipe ivuga ngo twe turatsinda. Gutsinda ni amahirwe y'Imana, kugira ngo abananiwe baruhuke, abandi bakore gutyo. Ni ukuvuga ngo ikipe igira itsinda rimwe, ni amahirwe gusa. Ikipe iba ifite itsinda riyikorera, hari abasimbura,
abasimbura bagasimburwa n'abandi, ariko biterwa nuko umukinyi babona ko ananiwe. Nta mukinyi w'umuhanga ubaho, niko Imana yambwiye ngo mbabwire, ngo ahubwo ni amahirwe abagiye abaje, ni amahirwe abantu bagiye bagira no kwitwararika. Imana irambwira ngo muri iyi kipe buri wese arasabwa kwitwararika no kuba maso muri iyi kipe y'abakozi b'Imana. Hatanzwe rero amakarita atatu: icyatsi kibisi, umuhondo n'umutuku. Icyambere, hari abakozi b'Imana bashyizwe muri konji. Abakozi b'Imana bashyizwe muri konji bizwi n'umutimanama wabo ndetse n'Imana yabo. Abo ngabo bicaranye ikarita y'umuhondo, baracyafite ayandi mahirwe. Hari abakozi b'Imana birukanywe kuko batatunganije ibisabwa Imana yabategetse gutunganya, ngo abo nabo nibaceceke. Gatatu, hari abakiri mu ikipe, bakiri mu mukino, bagifite amahirwe yo gukina, nabo batunganye iby'igihe cyabo neza, kuko inyuma y'umuntu haba uwundi. Niko Imana yambwiye ngo ntangaze. Imana iti umurimo wayo irawureberera kandi irawukurikirana cyane. Impinduka zo zirakomeje mpaka ku kigero gishyitse, niko Imana yambwiye gutangaza. Imana irambwira ngo mbwire abashyizwe muri konje ngo murekeraho gusakuza, byose nyir'umurimo arabizi, yabigizemo uruhare. Imana irambwira ngo mbwire umuntu wese ko ari umucumbitsi. Intebe yose umuntu yicayeho hano mu isi, yaba ari intebe y'akazi akariko kose umuntu akora, ntangaze ko ucumbitse. Aho ukorera icyo ukora, haba gukora iwawe cyangwa se gukorera abandi, Imana yarambwiye ngo ntangaze ngo uracumbitse. Uzi ko ucumbitse yitwararike cyane cyane, atitaye kuri kontra yahawe. Imana irambwira ngo umuntu wese usenga ntahinduke, uwo nguwo agereranywa n'umuntu utuye mu ishyamba ahantu ho mu bihuru. Umuntu usenga ntahinduke, Imana yamugereranyije n'umuntu utuye mu ishyamba, atuye mu bihuru, kandi mu bihuru habayo inyamaswa zose, uko zishatse niko zamugenza. Imana idutabare cyane kandi duhe kwera no gukiranuka. Umuhanuzi uhanura adakizwa atuye mu ishyamba. Umuhanuzi uhanura adakizwa, umuhanuzi uhanura adahinduka, umuhanuzi uhanura ibye ku giti cye atari Imana yamutumye, ngo ntangaze ko uwo nguwo nawe atuye mu ishyamba. Nawe uhita ureba mu ishyamba ibinyamaswa n'ibisimba bibayo. Abo bose ntacyo batwaye Imana, umunsi wabo uraje. Imana impa amagambo ari mu rwandiko rw'Abaheburayo 12. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 12 umurongo waho ni uwa 25. Urwandiko rw'Abaheburayo 12:25 haravuze ngo mwirinde mutanga kumva iyivuga ubwo babandi batakize, kuko banze kumva iyababuriye iri mu isi. Nkanswe twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryateye isi gishyitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti hasigaye rimwe ngatera isi gishyitsi, ariko siyo yonyine ahubwo n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa, kuko ari ibyaremwe, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana, kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Imana idutabare cyane. Ubwo ni ubuhanuzi n'iyerekwa bya mbere. Hanyuma igice cyaho cya 4 cy'ubu butumwa ni ibintu bigera muri 4
bitumye Imana ije kuruta bwa mbere. Mbese yaraje turanayibona kije, ariko hari ibiyihagurukije kuba ije kuruta bwa bundi mwari muzi. Mbese ije mu buryo budasanzwe, ije mu buryo bw'icyitegererezo, ije mu buryo budafufitse, ije mu buryo butunguranye kandi butangaje umuntu wese. Dore ibintu bine bitumye Imana ije. Icya mbere, Amosi igice cyaho cya 8. Amosi igice cyaho cya 8 umurongo wa mbere kugera ku wa 13 haravuze ngo Imana ihora Abisiraheli kurenganya abakene. Imana ibabajwe n'isi yose mu kurenganya abakene. Imana ibabajwe nawe warenganyije abakene. Imana ibabajwe n'umuntu wese warenganyije iki? Umukene. Umva uko Imana yantumye kukubwira. Ibi nibyo Uwiteka Imana yanyeretse. Nabonye ikibo cy'amatunda yo ku mpeshyi, maze arambaza ati Amosi we, ubonye iki? Nimbonye ikibo cy'amatunda yo ku mpeshyi. Maze Uwiteka arambwira ati iherezo ry'ubwoko bwanjye Isiraheli rirageze, sinzongera kubanyuraho ukundi. Uwo munsi indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo, niko Uwiteka Imana ivuga. Intumbi zizaba nyinshi, abantu ahantu hose bazazijugunya bumirwe. Nimwumve ibi yemwe abashaka kumira abakene no guca abatindi bo mu gihugu, mukavuga muti mbese ukwezi kuzijima ryari kugira ngo tugure imyaka, n'isabato irashira ryari kugira ngo duhununure ibigega by'ingano, dutubye efa, dutubure shekeri, tubesheshe iminzani y'uburiganya, tugure abakene ifeza n'abatindi tubagure inkweto, kandi tugure n'inkumbi z'ingano zacu. Uwiteka yarahiye ubwiza bwa Yakobo ati nukuri ntabwo nzibagirwa ibyo bakoze byose. Mbese ibyo si byo bizatuma isi hinda umushyitsi, abayirimo bose bakaboroga akabazo. Izuzura rwose nka rwa ruzi, izarengera hanyuma yike nk'uruzi rwo muri Egiputa. Kandi uwo munsi, niko Uwiteka Imana ivuga, nzatuma izuba rirenga ku manywa y'ihangu, kandi nzazana ubwira kabiri ku isi hakiri ku manywa. 10 ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, n'indirimbo zanyu zose nzihamaganya, kandi bose nzabatera gukenyera ibigunira, n'imitwe yose ihinduke inkomborera. Nzabateza umuborogo nk'upfushije umwana w'umuhungu ari ikinege, amaherezo yabyo azaba umunsi w'amaganya. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka avuga. Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikasi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Abarahira icyaha cy'i Samariya bati ndahiye Imana yawe Dani we, kandi bati ndahiye umuhango w'i Berisheba uhoraho, naho bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Abantu bari bingiringiye ibigirwamana uwo munsi nabo akabo karashobotse. Ndagira ngo nkubwire ngo umenye ngo mu bintu bine bitumye Imana ije kuruta hambere harimo amarira y'abakene. Ikindi cya kabiri gitumye Imana iza ni Yeremiya igice cya 42. Yeremiya 42 umurongo waho wa 19 haravuze ngo Uwiteka yavuze ibyanyu yemwe abasigaye b'i Buyuda mwe, ntimujye muri Egiputa, mubimenye rwose yuko nabihanangirije cyane uyu munsi. Imana irongeye yihanangirije abantu kudasubira mu byaha. Mwarariganije mu mitima yanyu,
mukantuma ku Uwiteka Imana yanyu muti udusabire ku Uwiteka Imana yacu, kandi icyo Uwiteka Imana yacu izavuga cyose uzakitubwire natwe tuzagikora. 21. None nakibabwiye ariko ntimwumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu, ngibyo yabatumyeho byose. Nuko mumenye rwose ko muzicwa n'inkota n'inzara n'icyorezo aho mushaka kujya gutura. Ubwo nabasubira muri Egiputa. Muri Egiputa gusubirayo ni mu kaga n'amakuba n'ibigeragezo. Imana yongera imbwira gusoma muri Yeremiya n'ubundi 3:5. Yeremiya 3:5 umurongo waho wa 13. Haravuga ngo uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti ndimo ndatangariza isi yose. Mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye? Akabazo niko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino yarasohojwe, kugeza na bugingo n'ubu ntibayinywa, kuko bumviye itegeko rya sekuru. Ariko nge navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira ntimurakanyumvira. 15. Kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye n'abahanuzi nkazinduka kare nkabatuma nti nimugaruke umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere. Niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe n'abasogokuruza. Ariko ntimwanteze amatwi habe no kunyumvira. Murongo wa 16. Mubonye bene Yonadabu mwene Rekabu yasohoje itegeko sekuruza yategetse, ariko ubu bwoko ntibunyumvira. 17. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo dore ngiye guteza Ubuyuda n'abatuye i Yerusalemu bose ibyago byose. Ni ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire, kandi nabahamagara ntibanyitabe. Imana idutabare kandi uwumva ibi bintu bine bitumye Imana ije kuruta hambere nashaka yihane, kuko ije mwisuzuma. Icya kane aricyo cya nyuma ni muri Yona igice cya mbere umurongo wa mbere. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona. Hari abantu Imana igereranye na Yona batega amatwi biyumve. Abakozi b'Imana bavuga butumwa ab'Imana ituma mu buryo bwose butandukanye. Haguruka ujye i Nineve mu murwa munini ububurire, kuko ibyaha byawo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo akike Uwiteka, amanukana i Yopa abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroherwe, boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yasinziriye. Imana ije kubera ba Yona bihishe basinziririye mu bitanda byabo, mu tuzi twabo, banze kujya kuvuga, banze gutumikira Imana, none nabo ntaho bayihishira iraje. Nuko umurongo wa 6, nuko umutware w'inkuge azaho ari aramubaza ati wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbure. Bose baravuga bati nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati tubwire, utumye dutezwa ibi byago, ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri ubwoko ki?
arabasubiza ati ndi umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Aho Imana yarambwiye ngo mbwire umuntu wese ukivuga ngo yubaha Uwiteka Imana nyir'ijuru yaremye inyanja n'ubutaka, utarayitumikiye ngo ntazongere kuvuga iryo jambo. Ku murongo wa 10 maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati ibyo ukoze ibi ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, kuko yari abibabwiye. 11 nsoza, baramubaza bati tugire dute ngo inyanja iduturize, kuko inyanja yiyongeranya kwihinduranya. Bene data bakurikirana ubu butumwa, ngibi ibintu bine bitumye Imana iza kuruta hambere, na Yona arabe yumva. Imana iti bisigaye murekeraho, niko Imana yambwiye ngo nze kubabwira. Ibisigaye murekeraho. Ije gusuzuma urusaku rwavugiye mu matwi yayo. Imana iti nje kureba ibyabacanze bituma bamwe mwiyambura ubuzima, kandi yaravuganye namwe. Abantu mwese ngo murekeraho kandi muceceke, iriyiziye. Izanye ibarura ririmo ibihembo ndetse n'ibihano. Ihagurukijwe n'amarira y'abakene mu isi, imfubyi mu isi, abapfakazi mu isi, abatagira kivugira mu isi, abari muri konje y'ivugabutumwa cyangwa se ry'umurimo w'Imana. Imana nabo batumye Imana ihaguruka n'amarira y'umurimo wayo, na amarira y'umurimo w'Imana. Abantu barira umurimo w'Imana, amarira yanyu yageze ku Uwiteka, namwe iraje kugira ngo ibisobanure. N'abantu bihishe mu murimo bakora ibizira, abo nabo batumye Imana iza vuba. Abakinyi muri ariya makipe 3 bakomeretse, bambara birebire, ibisebe byabo Imana ije kubikanda ku mugaragaro. Amarira aruse ayo hambere, amaganya aruse ayo hambere. Ntawe uzabona umwuka wo gusakuza nk'uko mwajyaga musakuza, niko Imana yantegetse kubabwira. Imana iti ndaje, kuko nanjye ngomba kwisubiza icyubahiro nambuwe, niko Imana yivuga. Abantu benshi udakomeye agiye kurambarara, uhigura imihigo ntagire vuba, ufasha abakene ntagire vuba, kandi abikora kiranutse. Ngo buri wese mu gahe gato cyane acunguza uburyo umwete, haba nijoro, haba ku manywa, haba mu mvura, haba mu muvumbi, byaba izuba ricanye, buri wese agire vuba akorera Imana mu gahe gato gasigaye cyane. Ngo dore benshi amasengesho agiye kubakamana, bibaze uko bigenze. Imana irambwira ngo ntangaze ngo uwavomye yaravomye. Dore abatahaga amakwe bagiye kuzabona ibiruhuko, inkwano zirabuze, n'abazitanga n'abazihabwa barahuze. Imana iti buri wese niyiyige, kuko igihe cyarangiye, tugeze mu bihe. Imana irambwira ngo buri wese niyiyige. Igihe twari turi mu gihe, ariko tugeze mu bihe. Satani amanukanye ibintu byiza bihenze, bigezweho, kandi by'inkunga birushije ubwiza ibyo mwari mutunze. Nukuvuga ngo amajyambere meza, amazu meza, mugiye kubona izindi nyubako mutari mwiteze kuzabona zije, mugiye kuzabona andi, mbese icyerekezo kijyana muri vision 50. Ibintu bigiye guhindagurika, mwibaze, mbese mubone, buri wese yibaza uko bigenze. Amamodoka atangaje mutari mwabona mugiye kuzayabona, kuko
Imana irashaka ko ibi bintu bizagaragara nk'uko byahanuwe, hanyuma nayo kuko izaba ifite akazi kayo izaba irimo gukora, iri kugira ngo irebe umuntu wayifasheho by'ukuri n'utarayifasheho. Muzabona amamoto adasanzwe, muzabona ibintu byinshi, muzabona ibinyabiziga, amatelefone atandukanye arimo n'ibindi bintu bidasanzwe. Ibyo byose mugiye kuzabibona mu iterambere rya vision 50, kandi byose nimubibona muzitonde cyane, muzasenge cyane, nta kitagira kondisiyo muri ibyo byose. Musengere urubyiruko cyane cyane, niko Imana ivuga. Imana iti dore imipaka baraje bayifungure, ariko kubujuje ibisabwa, niko Imana yambwiye ngo batangaze. Imana impa amagambo ari muri Daniyeli 3, amagambo ari muri Daniyeli 3 Imana ivuga. Daniyeli 3, Daniyeli igice cya 3, umurongo waho wa 24. Urwandiko rwa Daniyeli na umuhanuzi mutoya. Daniyeli igice cya 3 murongo wa 24 haravuze ngo uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratanga, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama bati hajya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati ni koko nyagasani. Arababwira ati dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'umwana w'intama. Aya magambo maze gusoma, Imana irambwira ngo mbabwire nti abantu ko ntaho bazacikira urukingo, ahubwo izarubarindiramo, nk'uko Imana yarinze Meshake, Saduraka na Abedenego mu itanura ry'umuriro bakavamo amahoro. Uru rukingo ntaho uzarucikira, ntawe uzarucikira, kuko ni itegeko kandi bigomba kubahirizwa, kandi ku bantu bafitanye amakuru n'ijuru bamaze kwikingiza, nk'uko yabikoreye Meshake, Saduraka, Abedenego. Utaba maso bizamugora kurubona uru rukingo, ruzamugora kurubona utazaba maso, ngo kandi inzira zose zizafungwa kuri we. Mu yandi magambo Imana irambwira ngo utaba maso azajya muri lockdown ya vaccine. Imana ibahe imbaraga zo gukomera ku munsi mubi. Imana iti mwari mu gihe, none mugiye kwinjira mu bihe, kandi bizabasobanura neza. Buri wese uri mu ruhande rw'Imana yitegure uko agiye kwitwara mu bihe, kuko impinduka zikomeje kuba nyinshi kandi hose. Imana ituganze cyane. Icyitonderwa, Imana ngo mbwire abanyamasengesho ibi bikurikira. Icya mbere, banyamasengesho mu isi yose, nta konje mufite yo gusengera itorero. Mu yandi magambo, ntabwo uhagaritswe gusengera itorero. Nta konje mwahawe yo kwibagirwa umurimo w'Imana. Mu yandi magambo, mukomeze musengera umurimo w'Imana. Nta konje mwahawe yo kwibagirwa gusengera abakozi b'Imana bakora umurimo wayo mukuri no mu mwuka. Muracyabikomeje. Nta konje mufite yo kwibagirwa gusengera imbabare n'abarwayi. Mu yandi magambo, akazi karakomeje. Nta konje abanyamasengesho mufite yo kwibagirwa gusengera igihugu n'abayobozi b'igihugu. Nta konje mufite yo kwibagirwa gusengera umukristo uwo ari we wese. Nta konje mufite yo kureka gukora ibikorwa by'urukundo. Nta konje, niko Imana ivuga. Hanyuma buri wese wumvise ubu butumwa,
asengere igihugu arimo ndetse n'umujyi wacyo n'abayobozi b'igihugu. Bivuze ngo buri wese umujyi, buri wese wumvisha ubu butumwa, waba wiga gusenga, waba ubikomeje, waba warabigize umwuga, waba uri n'umwinginzi, sengera igihugu urimo mu rwego rw'isahuri hose, usengere uyobora igihugu n'abo bafatikanije. Icyitonderwa ku Banyarwanda, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo musengere ibihugu by'ibiyaga bigari. Ni ugusengera ibihugu by'ibiyaga bigari. Imana kugira ngo ibigenderere, ibinyuremo, itunganye ibidatunganye. Imana igira ibyo itunganya byo mu mitima y'ibyo bihugu. Imana yitegereje imitima y'ibyo bihugu by'ibiyaga bigari, amasengesho y'abera azatuma hari impinduka Imana yazana mu ibyo bihugu by'ibiyaga bigari, kuko hari abanyamasengesho basenze amasengesho agera kure cyane ku Mana. Bavandimwe, bakristo bavandimwe, namwe mwese, uwo ari we wese mu cyiciro cyiwe, aho usengera cyangwa se umudendezo wawe ukungana, akira ubu butumwa, ubugire ubwawe, wisuzume, witekerezeho, kuko mu bitumye Imana ihaguruka wasanga nawe urimo, wasanga nanjye ndimo. Yari evangeliste akaba n'umuhanuzi Mukalibiya Pasikaziya. Dusubiye inyuma, ubutumwa Imana yaguhaye ubushize n'ubwo yaguhaye ubu ngubu bitandukaniye. Ubutumwa nkuko nagarutse nyine kuri Afrimax nabivuze, ubutumwa bwo hambere mu kwezi kwa kane umwaka ushize yari icyiciro cya mbere, kubera ko Imana yari yavuze ngo izagaruka ije gusuzuma, kuko yari itanze amahirwe ya kabiri. Mu yandi magambo, muri aya mahirwe ya kabiri, abantu uko bitwaye niko Imana igiye kubazira, kandi ikintu Imana ikizeho. Urabizi, wayisaba iby'imitungo, wayisaba iki cyose, ariko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Niyo mpamvu ibwira abantu kwihana, kuko kwihana bihesha umuntu ubugingo. Mu by'ukuri mu butumwa Imana yatanze ubushize, abantu barihanye kandi abantu benshi baciriye bugufi Imana. Ni ukuri ndabihamya. Turagushimiye cyane kuri iki kiganiro twagiranye nawe, ndetse n'ubutumwa Imana yaguhaye. Rwose Imana ikomeze igushyigikire mu murimo wawe. Amen. Mbere yuko dusoza, hari abantu benshi bakurikiye kino kiganiro wifuza kuzavugana nawe, ese wabaha nimero zawe mukazabasha gusengana cyangwa ukabafasha mu buryo? Imana ishimwe. Ni Mukalibiya Pasikazi, nkunda no kugaragara kuri Mukalibiya TV. WhatsApp yanjye ni 078 779 94 9 078 77 94 54 9. Amahoro y'Imana mu isi yose. Wakoze cyane kutugezaho ubutumwa, ndetse tunashimira ababashije gukurikira kino kiganiro kuri Afrimax TV. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ibaha umugisha. Iki kiganiro kikaba cyayobowe nanjye Kamana Eli. Ciao ciao.